ariko iyo ndebye ngufu ibisa na birabicunda agapfusha rukara naringize ngo byibuze isengesho rirangira umaze kumva wera de icaka mfite n'ikicanye nabizura karabaje siwari kanka inwene no muti ngana guca nta nagumena itonde nkwe nturika ngaho karabirira ibi bikuriho byose inyatsi zikuveho ngaho soma ibyakubujije amahoro n'amahirwe una mubyeyi ntantunganye mu magara ubundi baje bavuga ngo umukiranutsi umunyabyaha ngo abeshwaho n'umukiranutsi niba kiranuka ntantunganye mu magara ganje mbe wadete maze turagusengeye ubikire icyo cyaka cy'inzoga cyihorere mfite umwuma uwo mwuma nukuveho nutsindwe mu izina rya Yesu niba manze bampe nguvu ya mbere genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibintu biba bimeze neza cyane wowe udukurikiye aho uri hose mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ngira ngo mwamubonye bamwita Isa New Boy. Yola bimeze bite? Ni wane? Umeze fresh? Neskun. Ngira ngo tugiye mujyanye kwa muganga. Ngiye kukuvuza. Bansengeye. Ningira amahirwe gurakora. Ibanga bagomba kuguha umuti. Gukure no mutima gwanje. Uravuga ngo inzoga buri munsi uko ngwe inzoga barakwiba n'ubu ushaka gusanga telefone barayitwaye ahubwo nje bazakora inzoga zirimo ibiryo ziri mu iki ibiryo neza gute zimesku cyangwa za nguvu igo cyane ubuse ntago wanywa icyayi sengeye kuvamo umutima icyayi kuntu kuba gishushe cyane ibigawi ntago wanywa agakoma cyagiye madamu yarabyaye ntago wajya kunywa ko gakoma ahubwo narakimushigishiraga ntunyweho se rakata wabikize sengeye kunywa icyayi gishushe nkihira mu muhogo dore nanyweye amayoga menshi tegagiye kunkonyora da umubyeyi uba hano uvura abantu basabitswe uhita ujya kunyakira unyereka ahantu turi bwitemo ngera cyane rwose ntunyakirize ngufu ndagapfusha rukara ntunyakirize ibintu nta ya ngomba guturika turaturika iyi gura muti ni gukora ndayivaho urayivaho yego ngo ari gwaje mu magara ganje ngo numve ko ari we dede sawa hirya no hino duherereye mu majaruguru y'u Rwanda ngira ngo ntago dushaka kuza mu majaruguru ngo tubure kuza gusuhuza uyu mubyeyi ngira ngo uyu mubyeyi ni umwe mu bantu bamamaye cyane kuri social media mu myaka ishize n'ubu ngubu ibyo ari byose nuko atabakunda kuganira n'itangazamakuru ni umwe mu bantu rwose kugira ngo umukoreho ikiganiro bibanza kugusaba amasengesho menshi cyane. Yesu ashimwe mama wacu himbazwe murakomeye cyane turaho ngira ngo nkuko nari mbabwiye umubyeyi ni umwe mu bantu byibuza nshobora kukubwira cyangwa se navuga babavuzi gakondo cyangwa se babantu bakoresha imiti iva mu bimera bizewe cyangwa se bukuri dushobora kuba dusigaranye kuko ngira ngo abantu bagiye bahageriwe barabizi atari nabyo byo kuvuga ngo ni abanyamakuru ariko umuntu wese wageze i Musanze aje kwivuza cyangwa se n'umuntu uri kureba iki kiganiro waramuhamagaye cyangwa se ugahamagara n'abana be bakorana nzi ko bagufashije cyane neza cyane turongeye turagarutse ariko se none mugarutse mu biki urabizi ko yababuza inshuti yanjye ntago nazi Musanze use ndava hano utampaye kubirayira nta kibazo ibishimbo n'umushogoro ariko umukecuru ntago yaba ugifite akabaraga ko guhinga ntago waba ugifite akabaraga ko guhinga rwose ariko rero mfite aba bose se bafite abampi abagomba guhinga nyine kandi ngo guhinga kandi nanjye ndahinga
ako buriya ngo guhinga ni na siporo binanura. ariko nawe waza ukanampingira nubwo naba ntashoboye. Hoya naza urabizi ntago nabura kuza. Ngira ngo nsanze ufite Bibiliya. Nsanze ufite Bibiliya kandi ngira ngo na hano nkuko bisanzwe n'ubundi ntabwo ari uyu munsi gusa haba hari abarwayi benshi cyangwa se abantu baje gushaka serivisi zawe z'ubuvuzi. Nyine ngewe ndi umuvuzi ariko ariko se muwamuje kumbaza ibimeze bite. Ubundi rega kubona umuvuzi kimukunda kuza kumbaza kubona umuntu usenga. Uyu munsi rero ngiye naje kukureba kubona umuntu usenga ukaba ufite icyumba cy'amasengesho iwawe ukaba unanavura. N'ubu uyu munsi muri kubona mvuye gusenga. Yego ndabona tuje uri gusoma Bibiliya. Mbere ngiyi Bibiliya musanze ariko babigusaba gushyiramo amaso ane. Uracyareba mukabona inyuguti. Ndareba rwose kireka iyo hari igihe ari ngombwa nkayashyiramo ariko ubu ndareba. Rero ubu mvuye gusenga. Yego reka manze niyambaza Uwiteka kuko nababujije kuza muza kundeba. Nababwiye ko ntashaka itangazamakuru ariko reka manze usengera iki kiganiro. Usengera iki kiganiro muje kumbaza. Urakoze Imana iguhe umugisha. Data wa twese wo mu ijuru, Data Nyiringabo, ngushimira ibyiza byose kandi ngushimiye kuko umfasha abaje hano mu kibuga cyacu ukamfasha nkabafasha nkabona barakize. Na n'ubu Data ndumva ko hari abantu bari kuvuga ngo nabagiriye neza. Aba bana mpora mbabuza kuza aha none baraje ntabwo nababuza mu kibuga cyawe. None Data Nyiringabo umfashe ibyo baje kumbaza byose mbasubize neza. Ndi umwana w'Imana kandi ibyo nkora byose manza gusenga. Data wa twese wo mu ijuru, Mana ishobora byose, ibyo ngusaba byose bigusabye mu izina ryawe, mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Amena, amena, amena. Ati mu isengesho ryawe ati abahungu banjye barongeye baragarutse tuzanywe n'ubuhoro. Tuzanywe n'ubuhoro. Hari abantu musaze nicaye mvuye gusenga. Nabyutse ndi kuvura ariko murabona ko ngiyi Bibiliya ndimo ndasoma ijambo ry'Imana. Ubwo rero baza hano bakaza bizeye ko yego bagomba gukira barakira mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Kandi nanjye ngashyira ikiganza hejuru nti Data wo mu ijuru, mfasha aba bantu baje hano ubafashe maze bakire. Imana ikamfasha. Imana ikagufasha bagakira neza cyane bagakira bakaza bashimira bati watugiriye neza. Ndatsenga pe abanza ngatakaza ngafata Bibiliya nkareba iyi mirongo yose wabonye ndi gusoma. Ubwo hasigaye ngakora ibyanjye ukavura mu izina rya Yesu. Buriya nabo mba nabakabukanye nkamwe ariko musaze mvuye gusenga. Niyo mpamvu mbakiranye urukundo n'urugwiro. Ariko muri abahungu banje ubwo ubwo Imana yananyeretse ko nanabibwiwe nanabirongeye. Hari n'abahanuzi nabo baje rega bavuga bati nkabona ngaba baraje hano bati batubwiye ngo tumeze gutya na gutya. Nagiye mbona kuri Afrimax ugenda ugaragaraho nkubona bwa mbere. Nagaragaye cyane. Ubona harya wari wamatanuye abantu bamatanye. Ni byinshi cyane. Rero ni Kigali hari abantu bamatanye ahubwo nari ngiye gushaka ukuntu ngo hamagara uzubafashe. Hari abantu bamatanye. Ngira ngo uyu mubyeyi rero wenda uretse ibyo narindi kuvuga ngira ngo uvura indwara nyinshi. Uvura indwara nyinshi. Nyinshi cyane, ni nyinshi. Ni nyinshi. Ariko ni nk'izi ubona ziganza mu bantu bakugana cyane. Ese nk'ubu kuva mu myaka 25 mvura ko mfite indwara nyinshi. Abarwaye indwara zo mu mutwe bari urabona ko hari ibyo mwigeze mubona nkuriya mukobwa
washatse akabura igitsina ibintu mbese ni ibintu byinshi sinashobora no kurondora ariko biriya bintu biba byavuye ku kiba bamuzinze nyine baba bamuze oya baramuroga kuko iyo uhemukiye umuntu uriya we yari yahemukiye umuntu nawe aje kumuhemukira nk'umusore gutyo ibyo rero sinashobora kubirondora ariko bakunda kuvuga ngo umuntu unanavura ngo aba yanagira yagira ati uvura uburozi ngo aba yanabutanga ibyo bintu bakunda kubivuga nyine ntabwo sinaguha ngo uburozi ngo ndakuroze ariko hari igihe uhemukira umuntu byaba ngombwa nawe bikakugaruka si ibyo ahari se n'ibyo ushatse kuvuga n'ibyo nshatse kuvuga yego byakugaruka nka kwa kundi usanga nk'umugore ugasanga yacitse umugabo abandi biriya byo gucana inyuma cyane byeze bari abantu ngo bakubita udushyi rwose akaguma hamwe cyane rwose akagenda yanageraho ngo yagiye bakafatana icyo ni ikibazo gikomeye cyane uretse ko nubwo mbabikora ntabwo biba binshimishije kubona nkaje ndi umubyeyi nkabona bimeze gutyo nese we wabigenza gute ko aba yarigize ishano ndabikora ariko iyo atumvishije amasengesho ubwo ni uko nyine nta kundi ariko njya nkunda kubona abantu benshi ku ma YouTube wenda reka nkwibarizure n'umuntu mukuru ibyo byose n'abantu bari kudukurikira baraza kugira icyizere cyane nkunda kubona abantu benshi kuri YouTube bavuga ngo baravura ngo tugarurizwe ibyibwe rimwe na rimwe nk'umuntu akaduhamagara ngo uriya muntu yarambeshye yarantuburiye ibintu koko byibwe biragaruka rwose mu gihe kingana gute nyine biterwa igihe babikwibiye n'igihe umuntu abikurikiranye naho ubundi biragaruka waba wabiriye rero ukabizira kanitahire ariko ntacyo kuba ufite bibiliya ntabwo bibiliya niyo yatumye abashoboye gusenga baje basenga nibadasenga bakaje bakora ibyaha bazamenye ko ingaruka zizabazira wowe ibyo uvuga ni ingaruka z'ibyaha ziba ku bantu baba bakoze ibyaha ni umujura abagomba kumira ku n'ibiki byose ukaroga umuntu ukareba umugore we ukamuhindanya ukareba umugabo ukamuhindanya ibintu nk'ibyo ukaroga n'umuntu ukareba umwana wandi ukamuzinga ngo ntashake ukica ubukwe bwe ukica ibiki n'ibiki byose ibyo rero biba bikwirebera weho nta kindi nuko ibyo ni ubuvuzi abantu baba baje rwose ari benshi cyane ubwo ni ubuvuzi reka dukomeze twiganirire baba baje kure ku muhanda reba ko bagize nuko reka dukomeze tuganire abo ni abashyitsi ba mukecuru hano haba hari kuza abantu benshi cyane barikoze benshi bambaza bakubaririza ariko ibyo ari byo byose hano nabonye hari n'umusore wawe uba uri mu kazi kenshi cyane hari umusore nyine bari mu kazi kenshi uriya musore ni we uba umfasha buriya ari kwakira bariya abantu baje umwana wawe ubu ngubu nawe wamuhinduye umupfumu neza nyine ni umuvuzi ni umuvuzi ariko ntabwo mukunda iryo zina ry'uko abantu babita nyine ibyo by'ubupfumu ntawe uzabibabuza bazabivuge ariko njye none se ko mfite bibiliya nari nagiye gusenga musiga hari abantu banahaye randevu ngo baze bafata imiti ariko mba nayimweretse yego aho ntari nyine nkamwereka uko bimeze abifashe nabi ubwo byose mba ndeba igihe nkiriho ntabwo nagitakaza urabona ko namwe buriya urabona ko ubundi wasangaga niko wakabukana ngo ntibagere hano yego ariko urabona ko ndeba bibiliya nyifite iruhande urabona ko turi abashyitsi b'umugisha ahubwo njye uhora umbwira ngo njye unsura mwana wanjye ahubwo zurazisure igenza ahubwo murampe no ku birayi nimerere neza cyane rwose nta kibazo
bagende barebe mu ntuza we kugenda nta gahamba ufite. Yego murakoze cyane. Nicyo cyiza cyo kujya gusura umubyeyi. Ngira ngo wenda nakoreka kuko ndi kubona abantu benshi bagukeneye kubera ko n'ubundi umwanya umpaye iminota wari wampaye ndabona ishize. Yego ngira ngo abantu badukurikiye n'uburwayi bwinshi uyu mubyeyi avura mumuhamagare. Ngira ngo hari nimero y'umuhungu wenda we uba ufite telefone ufite telefone ya WhatsApp cyane cyane abantu bari hanze n'abari hehe, nimero mushobora guhamagara. Ngira ngo nayimpe wa muhungu wawe. Yego tubanze tuyirebe ariko turaza no kuyishyira hejuru y'iki kiganiro kugira ngo umuntu udukurikiye abasha. Yego ni 0782 57 85 iyo nimero kanongere kuyisubiramo. Ni nimero ushobora kubonaho uyu mukecuru ariko ibifitwe n'umusore we nababwiye bwo ushaka kumuhamagara ukamubwira n'ubundi barakorana cyangwa se akanaguha mama we mukavugana mukecuru. 0788 57 85 iyo nimero ushaka kuyibabonaho rwose akagufasha cyane ubundi bikagenda neza cyane. Ariko ngo hano abantu baranagutura koko cyane rwose. None se nsuru kureba ko uzanzaniye amahirwe n'ubu wabashoboye kunywa ndabona babazaniye amafanta hariya. Yego ahubwo ugendere baguye fanta. Murakoze cyane ndabashimiye. Nawe ugende unywe agafanta. Yego mubyeyi murakoze. Nukuvuga ngo duherere mu majyaruguru muramuze bamwita Isani Yuboyi. Yemeye kwakira agakiza agira ngo umubyeyi wacu ahantu twari turi umubyeyi twatuje gusura abanze abusengere. Uje wemeye kwakira agakiza Dude una mubyeyi ntantunganye mu magara. Ubundi baje bavuga ngo umukiranutsi umunyabyaha ngo abeshwaho n'umukiranutsi. Niba kiranuka ntantunganye mu magara ganje mbe wadete. Uri umunyabyaha se? Oya sinigeze ngoma. Oya ibyaha so bundi uri umunyabyaha. Oya pe inzogura zireka kubwinde yanane nzaje ndasoma gake. Singiye kuzivaho burundu da. Ariko wagabanya byibuze. Oya zaje nkwi izo nshoboye. Nanje sinanguzo ndashoboye pe. Muraho neza. Yesu ashimwe. Ayimbazo. Nkuzaniye umuhungu wanjye urumva ko twari twaje kugusura ariko yarari ku ruhande yavuze ati ntago ndi bugende uyu mumama ufite Bibiliya atandambitse ibiganza ugiye kumusengera. Reka nze musengera. Ese uraca bugufi kugira ngo twubahe Imana sibyo? Aca bugufi. Data wa twese wo mu ijoro turagushima turakurata mwami. Urabona uyu mwami yagoswe uyu mwana yagoswe n'inzoga. None mwami ndagira ngo tumutabare umushireho ibiganza byawe n'amaboko yawe yose maze n'amazi yera maze uyu mwana ashobore kumera neza maze atunganirwe izi nzoga zizamuvemo azireke ndetse azireke burundu maze azagirisha n'ihirwe maze turagusengeye ubikire icyo cyaka cy'inzoga cyihorere. Mfite umwuma. Uwo mwuma nukuveho nutsindwe mu izina rya Yesu. Niba manze bampe nguvu ya mbere ni yanyu. Byose ni birorere. Turaguha amazi y'umugisha tuguha agapende tuguhe ka fanta ari kujunywa. Sindanywa amazi. Agafanta urakanywa. Ibi byose ndagusengeye ngo bikuvemo kwa jina la laha. Turabigukijije. Sindanywa amazi ngiye kwinogonoke. Bampe kanguvu niko karantunganya. Oya byose nibikuveho. Turaguha umuti byose mwami murebe umweze umugisha. Ariko iyo ndebye nguvu ibisa na birabicunda gapfusha rukara. Naringize ngo byibuze isengesho rirangira umaze kumva wera de. Icaka mfite n'ikicanye nabizura. Mushaka umuti tumuhe. Okay, reka tugende bajye kugushakira umuti. Reka nje gushakira umuti. Ingo shangazi. Surakira. Urizeye? Nizeraga Imana yaremye amatafari n'ibyondo n'ibitaka byose irabicanganya.
yego n'inyabutongo n'ibisaga byose n'ibisaga byose utuboga twisaga turaryohaga mana urakira ejo uzaze iyo badusanye bakadukaranga uzaze byose byarashize yego cakira bibiliya mbese wifate mu ntoki ndo tuzongera kubabara tuzasingiza nyir'isi n'ijuru ku izina ry'Imana ndagafasha ruka yego mubye karame ndi kubona waritunganyije mu magara gawe uzaja mu ijuru nawe ari kuzajya ku farashi y'umweru terengere yego nje wari umupasiteri wansomeye ejo bundi araza aransenga arambwira ngo isanibo ngo uzaja mu muriro kubera iki ngo kubera ngo none ngo uvuniki ngo ni umuriro ubwo njewe nagucaniye mu magara ganje rikivu yego narababaye mubye humura rero ntabwo naje mu muriro njewe ntabwo uzaja mu muriro ahubwo uzaje mu ijuru ibyari bizakujyana mu muriro nibitsindwe mu izina ryande rya Allah subhana Mwenyezi Mungu tanga amagara n'amafaranga amen rwose amen data wambyaye nageze ino ndashuhirana mfite ubushuhe bwinshi cyane bagiye guguha umuti wo kuzivaho yego nanje niguja mu magara nkumva nigwo ubukecuru hano afite umuti navuga ko turi nagusengeye ariko yego sibyo ngaho ndanywaga n'amafaranga ganje bakaganyiba asigara ndi gutembagara ziriya nyatsi zose ngaho nkabyo ibikurimo byose banza usuke hano ku kiganza oya nta nywera umuti mu biganza oya ntahura nywera ku kiganza sukira mu gafuniko nuko koza inyatsi sukira mu gafuniko nuko koza inyatsi maze ubundi ukanywa yego ngaho karaba buya baza ukarabe gutya inyatsi karabirira ngaho inyatsi zose karaba gutya karaba oya karaba karaba siwari kanki nywera buno muti ngana guca nta nagumena itonde nkwe nturika ngaho karabirira ibi bikuriho byose inyatsi zikuveho ngaho soma ibyakubujije amahoro n'amahirwe bikaguteza inzoga kugira ngo uje urabura amahoro byose bitumuke ikidatumuka ni amagara yawe ubwo umuti umpaye guvura iki ugomba kukuvura kugira ngo utazongera kunywa inzoga zitaza zikubuza amahoro inzoga zakubujije amahoro reka numve nikugera mu magara neza gwicaye neza some bigende ntiwongere kuzutekereza inzoga aho gutekereza ibindi byose none biraca he nta kibazo aho biraca hose birahari biraca mu magara ganje magara yawe yego utangiye kumva waziretse akada ntabwo ari gwakora keretse ni gukora nkabyumva neza wedede dude umukecuru uyu muti ukora mu gihe kingana gute umuhaye ubundi uyu muti ntabwo yakongera ndamuhaye ariko biragenda biza yumva ku giti cye biri kugabanyuka uyu nawo muri buze kuwumuha igihe amasaha 2 ari buze gushirira Igo ye mubye kanambare kano gashati ntangiye gukonja kubera umutambaye guru gutuma amagara ganje gashuhi caka ndagutura ahubwo urahumanigwa nta kibazo turitsa isa yola urumva umeze nte mesko ni wane ene ubuvyeyi reka tubushimire cyane isa ubundi tugende tumureke kubera ko afite abantu hano agiye guno muti gutumye ngira icaka mana uretse imana wenda harije yaba
itari yatwumva. Imana irabumva cyane. Reka turindire iminota nka 15 cyangwa 25 deho umva amashengesho gavuye mu ijuru. Urakoze cyane.